Ikaze nanone kuri ya cano wa muyoboro wacu kandi wanyu twari duherutse ariko twagarutse mutumirwa bamaze kumenyera mwite amazina yose guhera kuri Emi kuri Dazo Akimana Ndarwubatse yandi yose na Ndamage muryongereho. Uyu munsi rero agiye kutubwira ikintu yatuzaniye noneho dukomerezeho. Kariwemi. Murakoze cyane kuduha ikaze muri studio yacu. Ni nk'ibisanzwe turagaruka kuri wa muco wacu nyarwanda tugomba gusigasira nk'uko twabyemeje, urangwa no gusigasira indangagaciro na za kirazira bigenda bicika, kuko dushaka kugira ngo ibintu byacu bibe byagaruka, iby'iwacu, umuco wacu, agahugu n'umuco wako. Tugomba gusigasira umuco wacu, abasokuruza bacu, abakurambere batubanjirije, kuko bigaragara yuko nibo batwubakaga mu buryo bugaragara bw'ingenzi mu byiciro byose, yaba mu buryo bw'umutekano, yaba mu buryo bw'imigirire, yaba mu buryo bwo kwigira, mu bice byose pe, yaba mu buvuzi, ibintu byose byacu bya gakondo ubona bigenda biducikaho cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke ku kiganiro turebe se uburere nyarwanda, uburere bwacu bw'iki gihe n'ubwo hambere ku bakurambere cyangwa se n'ubwo hambere no mu myaka ya vuba butandukaniye hehe. Ndaza kubaha ingero zigaragara iyo ugiye kwitegereza ku burezi. Ubwo ndavuga mu burezi, mu kwiga, mu myigishirize, yaba mu barimu, yaba mu banyeshuri. Iyo ugiye kwitegereza usanga wenda ndiheraho ntago ari kera cyane, ariko iyo ndebye nanjye igihe nigiye nkitegereza n'igihe n'ubu ngubu ko abanyeshuri bari kwiga, usanga ari ibintu bitandukanye cyane. Nimureba neza muzasanga yuko umunyeshuri wo hambere hashize, tugereranye yenda tubare nko muri 2008 kuzamura kugera muri 2011, atandukanye n'umunyeshuri wo guhera muri 2020 kuzamura. Aho usanga kera ndaba nk'ingero ebyiri zibyerekana. Iyo witegereje ugasanga kera umwarimu ntabwo yagombaga kugirana communication cyangwa se kugirana ibiganiro byinshi cyane na mwarimu uretse igihe bari mu isomo. Wenda ngewe ndiheraho nashoboraga kuba ndi kugendana na mwarimu, tugiye ku ishuri ni mu gitondo, ariko kugira ngo mbe nagendana nawe nkumva ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bidashoboka. Nkumva ni ibintu bidashoboka cyane ku buryo nashobora guca hirya iriya aca inkebera mu cyamu kugira ngo nibuze mwarimu mbashe kugenda mbere aho kugira ngo ngendane nawe. Ubwo ndavuga nk'igihe wenda umuntu yaba yakererewe, mwarimu yakererewe wenda nawe muri kumwe, mwarimu aravuze nawe uravuze, ntabwo ari ibintu byashobokaga pe. Kugira ngo ugirane ikiganiro na mwarimu cyihariye byabaga ari ibintu bigoye cyane. Urugero wenda nagiye nashoboraga no kugendana na mwarimu yenda yangirira icyizere akambwira ati ncungira rino gare igihe tugeze ahazamuka, nkumva ko ari ibintu bihambaye cyane, nkumva ko ndi uw'agaciro mu buryo bukomeye cyane, nkumva yuko mwarimu ubwo ndi umuntu ukomeye kubera ko natwajije igare mwarimu. Ikindi, iyo witegereje hambere kuba wigana n'umwana uvuka kwa mwarimu, wasangaga uwo mwana atandukanye n'abandi banyeshuri kure cyane bihambaye, kuko uwo mwana yabaga agombaga kuba azi ubwenge, yabaga agombaga kuba azi umuco, yabaga agombaga kuba azi gusenga, bitandukanye n'abanyeshuri b'iki gihe. Mu gihe iyo urebye abanyeshuri b'iki gihe, aho navuga muri za mvugo zaje bita .com, usanga kugira ngo umwarimu abonane n'umunyeshuri ni ibintu byoroshye cyane, yaba mu kuganira, yaba mu guteretana,
ndetse hari n'igihe usanga ubu ngubu bamwe ku iki gihe umwana w'umusore agira gutyo ugasanga bari mu kabari na mwarimu aragura icupa n'umwana akagura irindi, kandi bari kumwe bagana bimwe bita ciyazi, za mvugo z'iki gihe zaje bita ku buzima bwacu. Hamwe n'umwana ashobora kubwira mwarimu uti baguhe icupa. Iyo witegereje uburere bwo hambere twabihuza na wa muco, uba usanga umuco waracitse cyane, kuko ibyo bintu ntabwo bikwiriye. Wabireba neza wabona ibyo bintu bikwiriye nko guhinduka. Aho usanga ahangaha iki gihe umwana arangiza kwiga segonderi, ugasanga ku muhanda uramusanga aranywa za nzoga bita ibyuma, ugasanga aho kugira ngo agire umuco wo kuba ari mu rugo, ahubwo ari ku muhanda arimo aranywa icyuma. Mu gihe umwana wo hambere yashoboraga kuba ashoje amashuri yisumbuye ku gasozi bikamufata nk'umuntu w'igihangange, nk'umuntu ukomeye, kandi akaba ari mu rugo nawe akaba abizi ko akomeye, ari icyitegererezo, ari wa muntu isi ireba ukabona yuko imubona nk'icyitegererezo. We ntabwo ujya ubibona? We ujya ubona yuko byanga bikunda uko byagenda kose umuco mu burere bwo hambere butandukanye n'ubw'iki gihe, cyane, kuko iyo witegereje neza ukareba ko iki gihe ukuntu ibintu bihagaze mu bigendanye no kwiga, usanga bigoranye cyane. Hari abarangiza za kaminuza ugasanga barihebye, baba bari ku muhanda baranywa icyuma. Urareba ugasanga umuntu yarangije kaminuza arimo arashakira ubuzima ku ndege. Indege ngo yakugurukanye. Ese waba uzi ko indege iguruka? Ndimo ndakubaza wowe uri kundeba, indege waba uzi ukuntu iguruka? Indege ni hahandi ugenda ukajya ahantu aho imodoka iri buze kuza igapakira umucanga, mukahagera muri benshi, buri muntu wese yitwaje igitiyo, ku buryo buri mushoferi aza ashaka umuntu uri buze kujya abantu bari buze kujya bamufasha gupakira iyo modokari. Aho haza akaza areba abantu bafite imbaraga, bafite ibizigira, bafite kime muri za mvugo. Hahandi ashobora no kuza agasanga harimo n'uwize kaminuza, agasanga afite imbaraga nkeya. Hamwe ushobora gusanga yifatiye wa wundi utarize n'ishuri na rimwe, yamara kumufata ugasanga niwe ajyanye, none baravuga ngo indege ngo yamugurukanye, yamusize. Ugasanga we wize kaminuza indege yakugurukanye iragusize. Nyamara kandi nubwo yagusize, ugasanga mu rugo ufite umugore n'umwana ugomba gushakira umugati. Ibyo bintu turabihuza n'uburere bwo hambere n'ubw'iki gihe. Mu gihe kera iyo warangizaga no kwiga segonderi, kwanza iyo wabashaga gutsindira amashuri yisumbuye, bagutwazaga ibikapu bakaguherekeza bageze nko kuri 10, ku buryo byabaga bimeze nk'amateka, bati umwana wo kwa kanaka yatsindiye amashuri yisumbuye, yatsindiye kujya kwiga mu mashuri makuru. Mu gihe none ahangaha na kaminuza uyirangiza ntihagire n'ubimenya. Mu gihe none ahangaha kaminuza uyitsindira, wajya kuyiga nabwo ntihagire ubimenya. Tekereza nawe ugereranya ibyo bintu. Kera watsindiraga kujya kwiga mu mashuri makuru, aribyo twakwita ayisumbuye cyangwa se segonderi. Abantu bakaguherekeza barenze 10, babyishimiye, bavuga bati umwana wo kwa kanaka yatsindiye amashuri, bakaguherekeza paka no ku ishuri, dore ko byabaga bigoye, nta byo gutega, nta kiyenda cyangwa ugiye no kwiga hafi, bagutwaza igikapu bakaguherekeza paka ugeze ku ishuri. Mu gihe none ahangaha niyo utsindiye segonderi hari nta muntu ubimenya, ndetse niyo utsindiye kaminuza nta muntu ubimenya, ndabarahiye habe n'umwe. Noneho kuyirangiza baguhera gutera ingofero hejuru, nabwo kandi uri mu nguzanyo. Wamara kuba ufite iyo nguzanyo ukaza ku ndege, ukaza gufata igitiyo, nawe ukaza kuba umuyedi. Ibyo ntabwo biteye agahinda? Mwebwe mubibona gute? Uyu muco wo hambere wacu kuri kuducika.
ko buri kuducika. Twakora iki kugira ngo duhindure ibintu bigira agaciro nk'uko byari bimeze mbere? Nyamara ubu ndemeza ko byanga bikunze, ntabwo ndi mukuru, ariko nta muntu ushobora kuba yayobora umurenge yaravutse muri 2000, kandi nyamara abarangije kaminuza bavutse muri 2000 barahari. Ntabwo baharira. Impamvu ni iyihe? Uburere bwo hambere butandukanye n'ubwo umuntu wavutse muri 2000. Ubwo hambere ya 2000 butandukanye n'ubwo umuntu wavutse muri 2000. Mujye mudusobanurira nimba ibintu tuvuga yenda ari byo, mutubwire nimba bikwiriye guhinduka, mumbwire rwose. Tekereza yuko kera hambere twiga washoboraga kuba umubyeyi arakubyaye, wavukiye muhira, ubu ngubu ni ukuvukira kwa muganga. Umubyeyi akakwahirira imiti, agashyiraho ngaho agasabika, akakuvura inzoka. Yego nyine ni iterambere, byaravuguruwe, tugomba kuba twegera amavuriro, tukavukira kwa muganga bakadukurikirana, ariko si mbere ku muco wacu w'abakurambere bwo byabaga bimeze bite? Byabaga bimeze bite? Mujye mutubwira rwose. Mujye mutubwira kabisa, mutubwire muti ibintu bimeze bite hirya no hino, kuko umuco gakondo wacu uzimire cyangwa dukwiriye kuwugarura tukawusigasira tukawubungabunga kugira ngo tuzagire ejo heza hazaza. Hakaba umuco wo kuvuga tugomba gusigasira nziza kuko twayisanze, twasigasira umuco gakondo wacu, hanyuma ubuzima bukomeze. Ndabeshya? Mumbwize ukuri rwose. Ubonye bitagenda, bidashoboka, mwaduha ibitekerezo byanyu birakenewe. Wasoza nyine ugira icyo utubwira nawe ukuntu byumva, ukatubwira ukuntu kubibona nawe, ese urabibona gute?